Amahoro ubwoko bw'Imana, ndabasuhuje basuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana. Yego Sibomana Anastase dukunda guhurira cyangwa mu materaniro hirya no hino cyangwa kuri uyu murongo wa Irera TV1. Ibiganiro tugenda tugirana ni ibidufasha kugira ngo dumenye icyo tugomba gukora cyangwa kunoza nk'ubwoko bw'Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi n'ubundi turarebera hamwe nyirizina impamvu nyamukuru ubwoko bw'Imana dutotezwa cyangwa impamvu turenganywa nk'ubwoko bw'Imana. Nyirizina turasanga mu butumwa bw'iziko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 18 kugera kwa 21 harerekana impamvu nyirizina ubwoko bw'Imana dutotezwa, kandi tunejejwe kandi yuko tuzira kuyoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa tuzira kubahiriza icy'Imana ishaka. Ibyo biratunezeza cyane baho kugira ngo tujye kuzira ibindi. Bwoko bw'Imana, ikiganiro kirambuye turagisanga ku murongo wa Irera TV1 kuri YouTube. Ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana nabane namwe.